Niba wumva ko hari ikitagenda neza kuri wowe, niba wumva umutima wawe uri kukubwira ko hari igitagenda neza ku mukobwa mukundana, iyi video ni iyawe. Komeza uyirebe uyigeze ku musozo kubera ko byinshi ugiye kuba wabisobanukirwa niba koko umukobwa mukundana by'ukuri niba agukunda. N'ibimenyetso 10 bizakwereka ko umukobwa mukundana ko agukunda by'ukuri cyangwa se yifuza ko ubuzima asigaje mushobora kuzabana cyangwa se ukaba witegura mariage. So iyi video irakureba rero uyirebe igeze ku musozo, ntihagire na kimwe kigucika kubera ko icya 10 ndabizi neza ko gishobora kuza kuba cyagutungura. Waba wibaza neza niba hari ibimenyetso ugenda ubona ku mukobwa ukibaza se ati arankunda cyangwa se yaba yarabivuyemo, ariko ukagenda ubishidikanyaho ugashakisha ibimenyetso ukabibura. Ubu ngubu nicyo gihe cyo kugira rero ubashe kuba wareba neza ibimenyetso ngiye kuba nakubwira hatavuyemo na kimwe, byose ko ari 10 ubikurikirane ubigeze ku musozo. Ukande subscribe ufungure inzogera kugira ngo hatazagira video nimwe igucika iturutse hano. Twagiye rero ingingo ya mbere. Ikintu cya mbere kizakwereka ko umukobwa muri kumwe cyangwa se umukobwa ko agukunda, yifuza ko mushobora kuba mwakomezanya, ugasanga wenda rimwe namwe atangiye kuyobamo nta kikugirira umwanya wawe kugira ngo mubashe kuba mwavugana cyangwa se mubashe kuba mwaganira. Iyo umukobwa agukunda aho ashaka kugira ngo muvugane muganire, ariko iyo atakigukunda ntakubwira gahunda ze, nta gusubiza vuba, ni rimwe na rimwe ashobora no kukwirengagiza ukibuka yabivuyemo burundu. Wenda nk'urugero nshobora kuba naguhereza, uramwandikira uti umeze ute, agasubiza nyuma y'amasaha menshi cyangwa se akakubwira ngo sawa, nk'igihe wenda amaze umwanya atakuvugisha, amaze umwanya atakwandikira, nyuma y'igihe abashe kuba yabona ubwo butumwa bwawe ukumva yuko akakwandikira sawa, wenda urushaka kugira ngo ikiganiro gikomeze, ukabona rimwe na rimwe ahise agikatinga, ntabwo agusubize mu ncamake. Iki ni ikimenyetso cyiza cyane kizakwereka ko uyu mukobwa yatangiye kuba yabivamo cyangwa se atagikunda. Ingingo ya kabiri rero izakwereka yuko umukobwa muri kumwe atagikunda, ko yatangiye kugenda abivamo buhoro buhoro, weho ntubashe kuba wabimenya, nta gihe akigufitiye. Iyo umukobwa nta gihe akigufitiye, usanga umwanya yaguhaga atangiye kugenda awugabanya. Umwanya wawe ntago akiwuha agaciro nka mbere. Wenda ushobora nanone uhora ufite ariwo excuse. Wenda nk'urugero naguha, ashobora kubwira ngo ndahuze ndashaka wamubwira ngo ndashaka guhura nawe, akumva nzakubwiye nzabikora ejo, wamubwira ati ndashaka kugira ngo tuganire, akakubwira ati uyu mwanya nta mwanya mfite, ariko ugasanga ku bandi bo arimo arababonera umwanya, ku bandi ugasanga weho ari available, arimo araboneka. Iki ni ikimenyetso cyiza rero kizakwereka yuko uyu mukobwa muri kumwe ashobora kuba atagukunda. Icya kabiri kizakwereka ko uyu mukobwa atagukunda, nta marangamutima akigufitiye nka mbere. Mbere wabonaga agushamadukiye cyangwa se agushaka cyane, umukobwa mukundana akwereka ko uri uw'agaciro, akwereka ko akwereka urukundo, arakwishimira iyo akubonye, ariko iyo byahindutse abasa nkaho nta kamaro wowe ubwawe akigufitiye, cyangwa se nta kamaro we akigufitiye, ntago akikwiyumvamo nka mbere. Icyo yagushakagaho ashobora kuba yarakibonye, cyangwa se we na nk'urugero naguhereza hano, ukamubwira nk'amagambo meza akagusubiza nk'irobo. We numubwiye ushaka kugira ngo ube romantike kuri we, ariko we yabaye robo, yifashe cyane ku buryo adashaka kuba yagusubiza cyangwa se adashaka kuba yakuvugisha. Ibi ngana nibyo rero bizakwereka yuko uyu mukobwa muri kumwe ashobora kuba atagukunda. Nshimira umuntu wambaje kino kibazo cyane, nizere ko iyi video ishobora kuba yamugeraho. Rero ingingo ikurikiyeho
izakwereka yuko umukobwa atagikunda. Mbere yajyaga akubaza inama cyangwa se we akakugisha inama, akakubwira ikibazo yahuye nacyo, ariko ubu ngubu ntagifite uwo mwanya wo kuba yakuganiriza ngo akubaze inama cyangwa se wowe ubwawe ubashe kuba wamugira inama. Inama zose ubashe kuba wamugira azica amazi, ntagusaba inama runaka, ubuzima bwe abugira ubwe. Ubuzima bwe ntabwo agishaka kugira ngo ubwiyumvemo cyangwa se wowe ubwe abashe kuba nawe wabugiraho uruhare. So ingingo ya gatanu izakwereka yuko uyu mukobwa muri kumwe atakigukunda, akugereranya n'abandi. Iyo umukobwa yatangiye kukubwira ati uriya musore abikora neza, kuki utamera nka kanaka, kanaka abigenza gutya, tuvuge wenda gati gasore wenda iyo turi kumwe aba ameze gutya, agatangira urugero ku bandi aho kugira wowe ngo agutangeho urugero rw'ibyiza umukorera, ugasanga arimo ararutanga ku bandi. Uzamenye ko uyu mukobwa atagikunda, so nta gaciro akiguha. N'iyo habonetse umwanya muto ntabwo agerageza kugira ngo mubyaze umusaruro, ahubwo umwanya awuharira abandi. Iyo atangiye kuva ngo uje urambara nka kanaka, ukundane nka kanaka, menya yuko wowe tayari yarangije kukujugunya mu bigori. Ibyaba byiza ni uko washaka wowe ugukunda, hanyuma nawe akigendera ize. Ingingo ya gatandatu rero izakwereka yuko umukobwa mukundana cyangwa se umukobwa muri kumwe atakigukunda, ntagikunda guhura nawe. Iyo umusabye guhura abigendera kure. Kera mwarishimiranaga mukishima mukabonana, nanone ubu ni wowe uhora ubimusaba, kandi mbere umwe muri mwebwe ashobora kuba yarabigiragamo uruhare kugira ngo mubashe kuba mwabonana, muganire, muhure, kugira ngo urukundo rwanyu rukomere. Ariko ubu ngubu umuhungu niwe usigaye ubimusaba, nanone akakubwira ngo ntabwo ari available, ntabwo arimo kuboneka. So rero kizakubwira yuko atakibirimo, atagikunda, azaguha excuse cyangwa se aguhe impamvu zitumvikana zemeza yuko nyine atagikunda. Amaso yawe azaba arimo kubibona, azakubwiye ndakuha impamvu zitandukanye buri gihe. Iyo akubwiye uyu munsi si azakubwira ejo, azagenda ahinduranya. Ingingo ya karindwi izakubwira yuko umukobwa atagikunda cyangwa se atakikwiyumvamo, akwitwaraho nk'inshuti isanzwe. Mbere yagufataga nk'umukunzi we, akagufata nk'umujyanama we, akakuvugisha ukamuha umwanya, ariko ubu ngubu ntakibikora. Nta romantic word, nta body, nta love, mbese nta rukundo rukiba hagati yawe, ahubwo akuvugisha nk'undi muntu uwo ari we wese. Ibi rero ni ikimenyetso gikomeye cyane kizakwereka ko umukobwa muri kumwe wowe atakigukunda. Reka twigire ku ingingo ya 8, akugirira ibanga. Mbere yashaka kubwira amabanga agiye atandukanye, none ubu ngubu ntakikugira amabanga, nta kintu akikubwira, ntago akikwisanzuraho nka mbere. Usigaye urabona yaragiye abica amazi, mbese muri make ntabwo akikwizeye nka mbere. Izo mpinduka uzagenda uzimubonaho, nkuko yajya kwisanzuraho mbere, uzasanga ubu ngubu hari ibyo yagiye agabanya. Yajyaga akubwira ibyo akora, akakubwira aho agiye, akakubwira aho yiriwe, ubu ngubu ntiyakubwira aho yarari. Iyo umubajije nk'urugero ati wari uri he, agusubiza ntacyo. Niyo nagusubiza ntacyo byahindura, aho nari nta kigenda. So ni ikimenyetso kizakwereka yuko atakigukunda. Ukamubaza ikibazo akakubwira n'ubu ntacyo byakumara, twikomeza ibindi biganiro. So uzamenye ko hari ibintu byinshi agenda aguhishe. Uyu mu baby ntabwo akigukunda. Twingire ku ingingo ya 9, ntakikwitaho, ntiyongera kukwitaho nk'ibisanzwe, ntiyita ku byiyumvo byawe. Reka nubwo niyo waba ubabaye kajana, we agumya yicecekera cyangwa se ntabyiteho. Mbese muri make wababara, wakwishima, adoke you, ntabwo aba akwitayeho. Ingingo ya 10 anariyo ya nyuma tugiye kuba twasozerezaho,
wumva ko hari ikitagenda neza. Iyo hari ikitagenda neza rimwe na rimwe rero umutima wawe urabikubwira ariko ukuri kukanka kuba wabyakira. Ukuri rero iyo uhora wiyumva ko nta mahoro, uri wenyine, ko urukundo rwawe rwagiye, ahanini uwo mutimanama wawe ushobora kuba ukubwira ukuri. Akenshi uba uri mu nzira nziza, uhise ubivamo hakiri kare bishobora kuba byaba byiza kurushaho iyo umuboneyeho ibi bimenyetso. So rero niba wabonye ibi bimenyetso uko ari 10, ibyinshi kuri we, niba koko usanzwe ubimubonaho hakaba nta na kimwe cyavuyemo, byose akaba ari ukuri, menya yuko uyu mukobwa atakigukunda, shakisha undi muntu mushobora kuba mwajya muri kumwe mukajoyininga mukaba, mbese aba ari wowe uha umwanya kugira ngo ute umwanya ku muntu utagukunda. Urukundo nyarwo ruragaragara kandi rukumvikana, ntiruhora rutungana cyangwa mu ntunganya, ahubwo mwembi musharinga urukundo hanyuma ibintu bikaza kugenda neza. Niba rero umukobwa muri kumwe amubonyeho ibimenyetso, inama nakugira kisheni kigendere, shakisha undi muntu urimo urakwirukaho, cyangwa se witonze gake, uwawe arahari. So hari iyi video hari icyo igufashije, ukanda subscribe, ufungura inzogera hatazagira video n'imwe gucika iturutse hano. Hari ikibazo cyangwa se hari igitekerezo cyangwa inyunganizi, wibuke kubishyira hasi muri comment kugira ngo n'ubutaha nituza tugiye gukora izindi video uzaje kuzibona mu ba mbere. Reka duhure mu zindi video, ndabakunda cyane. Hasta la vista.